ngo ndahiga nkateseka yeah ndakora sinjenjeka yeah mama kansengera kumana ati mana umuhe guseka yeah amajoro akonje yarayemo icyango cyose yatayeho amageto yose yabayemo ubuzima bwe bwose yakigaga do nsaba gukuba imanga ndimo ndahiga ubukanda ndimo niruka imihanda ibyo nkora nge ndabikunda have shuta nkora kunda ndimo ndashaka amarongo ngaho gabanya amagambo nge nzashimisha umuryango nibyo nshyira mu isengesho ryanjye buri gatondo iby'isi ni amabanga ifaranga ryo rikaba kaga rurema nyumvishe vuba arabikora maze aranyinira nanjye mpfukama nshima iyandemyika mu buzima. Yo, what's up, party people? I go by the name Pizza Petista, and as usual, in his up crowd from Karini Court Empire, man, you know what's up? In hip hop, tebo andi vivera kro originaria dance, man. So uyu munsi nabazaniye umuhungu mukuru Madagiki Masa. Mute guys. Everything homeboy. Everything blessed, man. Welcome to Zap Club fam. Yeah. Well, thank you, man. The OG to the OG. So, umeze gute umuhungu? Ndashima Imana kabisa n'umuntu umwe gake gake. Umuntu se ni ngombwa ko tumenya cyane ibanga wada. Umuntu nigeraga ari ibanga no. Ni wowe. That's so cool, man. Uko musanzwe mubizi hano muri Zap Club as usual abari segment number 1 ibimeze gutya mba ngutamo 5 rhymes uyu muhungu uri hano umuhungu tuba turi kumwe hano iyo yibuka verse ahitamo yose ariko atanatubwira ingoma aba yarakubisemo iyo stuff na story iri behind iyo ngoma so tudatinze. Bro, you ready? Yeah, I was born ready, man. Is you ready? I was born ready. Rikambyumva my man, is you ready? Yeah, I was born ready. Bana guri gushyuha nk'umuntu ufite show. I was born ready, man. Siri ibyo ushaka guha abantu right now, man. Turabata baba byashubiya. Of course, man, that's what's up. So, rhyme number 1, rhyme wakubise ngo ndahatana sinteze kuko. Iyo boro wayikubise mu yihe verse, wayikubise mu yihe ngoma yitwa gute? Drop it, let's hear it, man. Let's go, let's jump in it. Alhamdulillah, ndache. Yeah. Alhamdulillah, datana sineze kugwa. Niburi OG katiri ibyo ndi imvune ni nyinshi hano turi Kristo urashaka ubutunzi. Crib your family. Like, yaraga ari verse ahubwo ni hook. Y'ingoma yanjye yitwa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, wakwibuka mu verse yo muri iyo ngoma. Verse Crib your family. Alhamdulillah, data na sineze kugwa niburi OG katiri ibyo ndi imvune ni nyinshi hano turi Kristo urashaka ubutunzi. Crib your family. Ndashaka gupeya biye umwana ngatosa lipre kumuhigo ndakora bwije baryamye batazi ko bibwe ndiho ni kubera guhiga mana iwana kamwuzuza banke ubusubyi bwambura nizi konte marriage gamikipeta payde grand camera umugore nazigera ndeka payable mu gihe udashaka gukina men are fools mu gihe zishaka gukina yega move ya gang murimo museka Frost bakaraga ziza zivuza ubuhuha nibwo nyitangira umwanzi dasebye arahunga 1 2 3 I go like this buri bidari kanashigura hi Bow. That's what's up, urumva ko utagiye kuza utagiye kuza wadi gukurura kabisa uri gukuliga. That's what's up. So your borrow story behind the wayikoreye your track alhamdulillah nayikoreye kwa Dizzy. Yeah, kwa Dizzy hano hirya iruhande rwa hano kumuri IPRS. Okay. Niwe wayikoze indirimbo nyine alhamdulillah nyekaka nugushima Imana. Nugushimira Imana nyine nayikoraga ari ugushimira Imana kubwo kuba nyiriho magingo yanga ariko nibwira nibyo nifuza ko yazangira none kuvuga ngo nyene crib your family nyene like for real bizaba ari neza in the future. So ram number 2 ni ram kubita ngo urakina n'umwana ufite nyina rugwaye ibere.
Man, first thing first, man, Irishaza, man. Why Irishaza, bro? What's going on, man? What's up with ya? Iboro ndayemera byadaje byadaje. Iboro yitwa gikirere ku buntu utayizi. I'm blessed. Iboro nakoranye na Bush na Bushari. Bushari Bushido. Iri kuri tape nasoye bita ATM. Gizwe n'indirimbo 11 yasoye umwaka ushize 2024 kabisa. Ni indirimbo bitwa I'm blessed. Embrace, let's go, let's hear it, man. Ndi kumva yanakitangira ubu. Gurakina n'umwana ufite nyine urwaye ibere kuva zamani byari nabi kizere ninjye kwihiringa buri munsi nagucika intege nyagasani ndagusaba impano y'ubwenge kuba kwisi. Let's go, let's go, let's go, let's give a try. None sugwisita abagurya reka tubikore jump in, come back again. Urakina n'umwana ufite nyine urwaye ibere kuva zamani byari nabi kizere ninjye kwihiringa buri munsi nagucika intege nyagasani ndagusaba impano y'ubwenge kuba kwisi burya imbayeho gemura nibaze se izabejo kari kugenda gaciga kabisa niko bimaze kuba myinshi kazi. Boro yo wayikoreye hehe iyi track I'm blessed nayikoreye muri High Vibes. High Vibes nyikorerwa na Elvis Pro. Niyo wayikoze kabisa. Nayo nyine yari mu ndirimbo zigize tape kabisa. For real gufatisha Bushari byari bimeze bite FM man birarenze ku buryo udashobora kubyumva ko Bush duhura bwa mbere namubwiye ko mweba nyine by'ibisazi twe duhurira stu like man namubwiye se barala zamfashe iki byasaba iki kujya dukora n'ibiki man deniga we ku giti cyaranyibwire man we time nigera tuzakora time rero yageze man duhurira muri stu numva twabanje guhuzwa n'indirimbo iri kuri EP ya Elvis. Indirimbo bita 3-1. Mwayikubitiyemo umwe. Jewe na Bush na Elvis kabisa turi batatu. Noneho nyuma nari ndi gutegura tape. Mu gitekerezo banarambwira anytime kabisa. Rero twahapize in the studio and then ibintu birakurikiranwa kabisa dukora I'm blessed. Urumva nahise nyita I'm blessed ko nari ngoranye n'umuntu nifuje gukorana nawe. Bari neza cyane. For real. Big shout out to Bushy Do. That's a star. Ram number 3 ni boro kubita ngo ibyo nkora nje ndabikunda. Nta n'ikintu kindi narenza abantu ni boro kubitamo ngo ibyo nkora nje ndabikunda. Of course you do. Yeah. Niyihe ngoma niyihe track we to dropping a new verse. Bayitanga Teseka. One of the song nyine yatumye street abantu bumva hip hop wenda bamenya. Ni song nakoranye na Trizy 96. Hamwe na Road B kabisa. Road B, that's what's up. Ngo come on. Ndahiga nkateseka. Ndakora sinjenjeka. Mama kansengera kumana timano muhe guseka. Ngamajora konje yarayemo. Cyangwa cyose yatayeho amageto yose yabayemo ubuzima bwe bwose yahigaga do nsaba gukuba imanga ndimo ndahiga ubukanda ndimo niruka imihanda ibyo nkora nge ndabikunda have shuta nkora kunda ndimo ndashaka amarongo gaho gabanya amagambo ngenza shimisha umuryango nibyo nshyira mu isengesho byanjye buri gatondo iby'isi n'amabanga ifaranga ryo rikaba kaga rurema byumvishe vuba arabikora maze aranyinira nanjye mfuka amashima yadenyika mu buzima higa nkateseka she's so sweet, man. She's so sweet, man. Iyi boro rero before ko unanaza hano before ko tujya in way further iyi boro ni imwe muri favorite shit kuri njyewe boro yawe kabisa nkunda yarankomye kabisa yatumye ngutekerezaho ndavuga ati umuhungu agomba kuza ku blessing za club. Of course is all about hip hop table man, so leave what it is, man. Ram number 4 ni boro kubita ngo amateka arakorwa bagaramye.
Iyo ni rhyme number 4. Let's hear amateka it. arakorwa bagaramye. Yeah, bagaramye amateka Okay, arakorwa yeah, bagaramye yeah. fam. Yeah. Umuryango ufite better vision muri mind nta gihe cyo gutakaza time fata distance kuri move ziri worse Yeah. urugamba rugeze ni fight kura mu nzira ibifite umujinya urusaku ruteza umwijima reka gutanura vunika vuba kamanyu kagabana imbaga Yeah. amateka arakorwa bagaramye urugendo rutangira bugamye bow Go. bow Iyi ni track yitwa ngiki? ni track bita yararahiye one of Mm. my favorite songs mfite kabisa Yeah. bayita yararahiye kandi Mhm. koko yararahiye kandi nawe zap I know wararahiye For real, kubikora man. for sure. For real. rero navugiraga muri rusange nabwiraga abaji buri muntu wese uzi ko yarahiye vuga ibore shi ushobora gucamo ariko ukarahirira kugera ku gasongero tu For real. kuko buriya ibibazo ni n'amasikari yatugeza ku gasongero ku For bagabo real. cyane cyane Yeah. for sure. Word man, word kabisa. Iyo wayikoreye ino track. yararahiye ni indirimbo nakorewe na Master Kina Beat. Kina Beat. Big shout out to Kina Beat. Big shout Yeah. out to the nigga. Kina Beat kabisa afite akazi kenshi mu baraperi hano mu Rwanda man. Umwicanyi Shana umwicanyi kabisa. bamwita Master ubundi. Ribasta kabisa Master bro batarashyira ibiganza kuri bora yawe ya rap. So rhyme ya nyuma ni rhyme kubita ngo ahandi harundi kandi hazaza n'undi. Mhm. Let's go. Iyi ni freestyle. Yeah. Yeah. Let's go. Go. Ngo muri kuvuga ubusa ataraziheza ibikoni muruka. Murashaka kuvugwa kurusha abasani bazima. Nazabenge wafungiranwe ngo wanjye nazabe nkanjye badushinjiye ibyaha biboze kandi ari bo badakora ibinoze. Oya wimbwira guhona imitoma waneye nikora amadini yabeshya amagana intambara batera si sawa nari mpfuye mu kanya ubuzima ni buto jya umenya kugenda iyi si nyifitiye umwenda wabyaye burya yafashije Imana nagombaga kuzinaha nkabwira abarezi batwita ingegera nahise mu buzima buhanda ngomba gukora nkazamura ibendera batubeshya ubugoryi uratana gato utamira uburozi bahagaze ubutindi uragotwa gato wasigara intumbi ahandi harundi kandi hazaza n'undi badushinja ibikundi urebye umutima wasariye ibindi ahandi harundi kandi hazaza n'undi badushinja ibikundi urebye umutima wasariye ibindi wasariye ibindi turi OG kakra that's what's up. So ubwo rero segment number 1 ibitobotse ngo nuko tuyifunga hano muri Zap Club ariko none ubwo ubumaze kuba cool bimaze kuba fresh umaze kwisanzura hano kuri Zap Club aka vibe kamaze gutakaramo none ubu nibwo duhita dutangira twibaza ati uyu muntu turi kumwe hano ninde akora iki say like who are you my man, who are you? nk'umuhanzi nyine like Madagi tu amazina y'akazi y'ubuhanzi ni Madagi Kimasa. For real. Madagi. So why Madagi? Kubera icyo hisemo kwita Madagi ukongeraho na Kimasa? Madagi biri artistic ku buryo bwa danje. Buryo umuntu byumvishe wese ahita ashobora kwita yumva this Dagi nyine like distance iriya yigeze kuba viral word. Ariko ni ibintu biri artistic ku buryo ushobora kukubwira ko harimo amagambo abiri y'inyunge afite ibintu bibiri asobanuye ariyo mad and aggressive. Ko ni mad and aggressive. No aggressive urabizi abantu bo hanze nyine abantu bakoresha ibyongereza yagiye kubwira ngo you so aggressive bashatse kubwira ngo you so ugly like that. Mfite afata mad ibisazi aggressive birakaye like that person in me ufite ibisazi birakaye. I put the word, the name like that, izina riza ifite icyo gisobanuro ku buryo umuntu byumviye kure ntabwo yamenye ibyo ari byo ariko artistic way that's the real meaning, man. Yeah, that's the story. Real, that's what's up. So umunyaru wanyaru kabisa akora umuziki mu Rwanda kandi wifuza kugira international bimazemo
imyaka iri kuzura 5 kabisa for real iri kuzura 5 nkora mainly rap ariko ntago mpejwe no mu zindi njyana ko ndi mu artiste ndi mu musicien ntago ndi mu rapper ariko mainly niyo njyana nisangamo yeah for sure for real. So Madagi, niba ubyibuka neza winjiye muri studio bwa mbere ryari ugera studio bwa mbere muri house ukavuga ati ngera studio gusa cyangwa ndi coding uri coding ubwo ukora verse yawe ubwa mbere uziko ayo matariki mbanyazi mu mutwe for real 4 katubyumve fam tariki 29 z'ukwa kabiri mu 2019 2019 fam nayo kuri wa kera 2019 kabisa ko narangije high school kwa kubona bamurangije high school muri kuba no turakora iki wallahi turabigenza gute I had my friends umwe yari umu producer abandi ari abahanzi ariko uwo mu producer nawe yari umuhanzi they had a session bagomba kujya gukora uwo muji bagomba kujya gukora ari abaji batatu bafite groupe n'uwo mujama umwe wundi and then haza abaji babiri muri groupe n'umuji umwe witwa 8 ball n'ubutukiri kumwe 8 ball ndamushora sumu producer right ni producer ni mu DJ byose buriya n'umu producer mwiza buriya nuko yabonye ahantu ari kuva wenda nk'ibicera kahita yikwabira muri DJ abantu bajya studio bagiye gukora ingoma ndayuka ite 24 hours na out mushatse bajya kuyicekinga and then they drop the hook, they drop their verses haburamo uwo mujama nyine man niyazi and then 80 was like yo Madagi gusazwe wadika ibirogo bro wajugata that was my first verse ever on a microphone ndi ku recording yeah for sure ariko aho ngaho urumva environment yari iri cool ibintu byari biryoshye n'icyo ruri kumwe n'abasaza noneho ujya muri stu utazimo umuntu urumva like ugiye mu kazi urumva ugiye no kugigira nyine abantu nyine utamenyereye tu wari umeze gute environment yari imeze gute bro muri wowe wari umeze ute ari so ku buryo iyo stu nayo giyemo bakambwira ngo ndirimba nk'undi musani tu kaga ibyo uri kuririmba ntabwo bizigera bifata cyo bakubwiye kubita nkadese baje I'm gonna break it out barambwiye ngo ndirimba nka Betray bro ariko nanone nanjye nsubije inyuma like uburyo nandikaga nsanga impressed nyine mu kuntu tu urumva iyo ufite abantu ureberaho ibintu uri gukora ari bye noneho ushaka kwimikinga kumimikinga umuntu fresh ariko biba atari byiza icyo gihe babimbwira naranababaye producer babimbwiye naranababaye by'insazi ariko ubu ngubu nibwo ndi kubona gushaka uniqueness icyo bimara tu uniqueness aba ari neza kabisa for sure kabisa iyo ndayibuka shara to my producer uri n'umujama wanjye turakorana it was a great idea wapi nagariki ukina uzikora kina ushobora kuba twarahuje ari umuproducer wa gatatu duhuje ndi kugerageza nyine kwa boro bugerageza uva Kristo urumva iyo stu iyo nayivuyemo bangatiye ndabasinga ase nk'uyu muhugita mani ubu ngatiye wallahi bakubwiye kuri baga Betray hitidra studio ndababara rero ndabase nk'uyu muji bandi ntabwo yashatse kumva n'imirongo yanjye savuga ngo ndayimenya for that sake nyine byari byiza niyo mpamvu bituma nyine wiyigaho tukamenya n'uri kumva na uniqueness yawe man niba ari power yawe tu akaboro kawe niko kaba ari power yawe niko undi muntu wese atakwambura tu for sure so hari boro imwe hano nshaka kunjuririra iyi boro wakubisemo n'abatrizi urumva nshaka ko iyi boro yinjuririra turi serious man turi serious tijurire man reka tijurire fam ngo ndahiga nkateseka ndakora sinjenjeka mama kansengera kumana tima n'umuhe guseka amajoro akonje yarayemo icyango cyose yatayeho amageto yose yabayemo ubuzima bwe bwose yakigaga do nsaba gukuba imanga ndimo ndahiga ubukanda ndimo niruka imihanda ibyo nkora nge ndabikunda have shuta nkora kunda ndimo ndashaka amarongo ngaho gabanya amagambo ngenza simisha umuryango nibyo nshyira mu isengesho ryanjye buri gatondo iby'isi n'amabanga ifaranga ryo rikaba kaga
rurema nyumvishe vuba arabikora maze aranyinira nanjye mfukama nshima iyandemye ikama ubuzima ndahiga nkateseka ndakora sinjenjeka mama kansengera kumana ati mana umuhe guseka amajoro akonje yarayemo icyango cyose yatayeho amageto yose yabayemo ubuzima bwe bwose yahigaga do That's a sabe you shit bro ribari boro ufite zijya zigenda neza man like ikintu cyambere nakunze kuri boro zawe like n'undi muntu wese ndabizi ko ahangaha nyuma y'iyi show ntago habura abantu 100 cyangwa 200 bajya gucekinga upon you like for real ikintu cyambere muri bwumve ni rhythm na cadence y'uyu musaza iri unique kandi iri so sweet man is a melodic shit melodic shit za boro ukeneye kumva n'amatwi yawe man za boro ziryoshye man like for real keep it up man keep doing your shit fam murakora ibintu neza man so twigarukire rero kuri track ubu ngubu aba favorite artist batanu kuri Madagi hano mu Rwanda reka duhere iwacu bose muri rusange batanu kunda tuba bose muri rusange b'abaraperi cyangwa bose b'abaraperi we talk hip hop yarigiye off limit reka abasaza bandi bafite ama mainstream menshi bane abakinira bakora ibintu byinshi hano rero isura ba hip hop man ahubwo reka mite nanabisiba ubu ngubu nanagisiba oji nge nago ndabakurikiranye ariko ndavuga batanu nemera byaba ari neza oya bakurikiranye nabagiye ku stage ngabantu kandi ntago mbikura like genda kugira abantu ndi kumva batanu aya Bush Bushido Ish Kevin Ish Buddha Kemosabe CEO Mino minsi ndikumva umuji bita umutagatifu utazwi cyane ariko se wallahi fasho reka ugize ukiri umusaza w'umutagatifu utazwi urumva ariko manu uneranyije abantu batanu bonyine n'insazi umutagatifu utazwi nangabaho bro manu muniga nanjye naje gufata umwanya mutega amatwi bro uwo muniga ararenze man like for real big shout out ku mutagatifu utazwi man we can't wait to see you hano muri Zap Club man like for real man you will be grateful Jesus kuko man the guy cha mutagatifu utazwi kabisa arabikora man like for real gusa man nyine abo ngabo nibo babaje hafi ariko nyine so abo ngabo like nibo babaje nyine birumvikana for real ariko no ikintu nshaka kubaza uba kaci bwa mbere like kuba inspired gukora rap game cyangwa se hip hop ninde muntu akwinspirinze hano mu Rwanda aha mu Rwanda nimba ari numwe muri abo ngabo nabo it's fine wamusubira Riderman okay no muba OGs ataraba ba youngins gwera kuri generation ya ba Betray nabandi muba OGs ba kera naws batwintroducing the rap game ibandi bantu babigukorera ukumva cyakoze yo wambere bamwita Green Bandana Green P banje dagera byitsazi nkunda flow ziwe nkunda uburyo muri beat nkunda like ako ka dance bavugaga like ndabikunda nkunda lyrics ziwe nakunda Riderman muri Tough Gang yose undi yumvuze Green Package abari Tough Gang yose bari barabakowe kwatandukanya ntago bikunda nyine biba ngombwa n'uvuga umwe ubavugire rimwe ubwo ni Jay ubwo ni Green Bandana ni P-Fla ni Buddha ni Fireman like Riderman ndikumva arabo bari main kabisa ni nawe kabisa hari ukuntu abantu bavuga ngo Riderman Prito Kibiriti azi kugendera muri beat bya dance kandi nawe uvuga uko ukunda cyane imigendere muri beat ya Green ni iki tutitaye kuri message urumva na rhymes na balls niki ninde muntu wumvugwa muri beat neza hagati ya Kibiriti na Green ni Green are you sure
For real? numvisha mbitekerejeho Nari kubitekerezaho byo kubitekerezaho kabisa. Green akina na beat man like niko kubora ufite nk'utudenesi tubiri abari kujongra man. Ariko so ubundi Madagi ku muntu utazi ubundi bintu game hip hop man cyane urumva ubundi wamubwira yuko umuraperi w'umuhanga aba ari umuraperi umeze gute? Wujuje ibyo bintu biri muri rap nyine rhythm and poetry. Nundi rap bwabyo ni mine ya rhythm and poetry. Urumva ari wujuje ibyo bintu nyine ufite rhythm nzima ufite na poetry nzima nyine inyandiko nzima. Yego numva ko ari we muraperi wuzuye kabisa. Fasha kuko ushobora no kutabiririmba ukabiraiminga mu bundi buryo. Like urugero nka diplomate Fasasi n'umuraperi ariko afite ritme yiwe afite na poetry yiwe. Like that's good kandi uniqueness yiwe mugira umuntu w'igitagaza bya dani. Rero umuraperi numva wuzuye n'ufite ibyo bintu nyine bikubiye muri rap nyine rhythm and poetry. For real kabisa ibyo bintu ni neza bisobanuye neza kabisa for real. So uvuze umuntu muri top 5 zawe avuzemo umuntu bita Zio uvugamo na Ish kandi abo bana babiri nimba ari media nimba ari biri personal nimba ari kina abantu baba bameze nka gurize. Why those two niggas man? Urumva babaye banafitanye ikibazo n'ibyabo ku giti cyabo. Urumva n'abantu bakuru man ariko art yabo se nyanda respecting kubera ko bafitanye ikibazo. Art zabo ni nziza nicyo mbakundira. And then outside y'ibyo byaba bigiye kubigira person kandi byambazaga biri ibintu numva n'abantu nkunda like no kuri rhyme tugiye out of personal life cyangwa in shay nindu delivering a ball ziri hard kuri abo babiri bose bra boss man bose afite ikinure kiri yewe kinanda cy'umuhungu uracyumviriza kabisa. Ubundi indirimbo ya rap ntago nyumva umunsi umwe. Indirimbo ituma nsubirayo kuyumva ngongera nkayumva ukagenda utoramo ijambo buri kuyumvishe man. That's rhyme nyine bose bararenze man like ararenze Zeo ararenze niyo mpamvu nyine bose nabashyize kuri liste y'abantu batanu rumaye kuvuga. That's what's up. Madagi hari ball ufite ari mixtape ufite kubwira abanyarwanda ufite kugira ikintu bibabwiraho man. Iyi EP imeze gute ese itandukanye n'izindi stuff wari usanzwe ufite man? Urumva last year nasohoye mixtape ugizwe n'indirimbo 11 irarangira nyine that was the season of it. Umwaka utangira rero mfite gahunda yo gutanga like many songs as possible. Ubwo urumva hazaba harimo ama EP menshi hazaba harimo mixtape menshi. Rero uyu mwanya nicanga nasohoye EP imaze ukwezi ndakeka ikumara ukwezi ndakeka bayita igihe nk'iki. Igizwe n'indirimbo enye for nazikoranye n'umuproducer umwe bita Lincoln the drama. You can go check him out. For real. For sure niyo boro iri out nasohoye video last night. They can go check it out on host. For real. So nimba utara checking up on EP y'umusaza ni staff irate man nimba uri na around uyu munsi kuri date man ushobora go pulling up kuri place bafite kuyi launching stuff today. It's gonna be mad vibe man abahungu yo bahari. So remember being telling you hano muri Zap Club nago twe du checking numbers cyangwa turebe nshi turadiginga tukareba poetry tukareba shay. It's all about hip hop as you know. So ushobora kujyayo ukareba kuri staff platforms z'uyu musaza akakuyobora kujya kumva EP bet you think me later man, you think me later. So tukiri muri ako kazi rero bro nabonye ujya unambuka mifaka ukajya gukora ama videos man. Ntago bagiye gukora videos. Byagenze bitereye what the story behind ko nje nabonye boro yawe irimo ama images your hands. Yazi ari ubuside haso. Umuntu aba yagiwe nyine uwo mugisha wo kubona uburyo yakwambuka akajya kwiga no guhaha ubumenyi no guhaha
like na business ideas n'ibiki ibyo byari byanjyanye urumva akazi kanjye ka mbere ni umuziki primary niko nkora so I had to nyine nagomba kuhava mfite ikintu kiri remarkable man rero ikintu kiri remarkable nge mbona cyose cyaturuka ku muziki rero that's how nafashe ingoma nyishutingira ibwota amasimbi tu iriya ngoma yitwa gute wakoreye ari staff nakoreye ingoma ebyiri hari yitwa yararahiye n'iyitwa ni bwankanga okay ari wayikoreye mu zihe countries nimba atari a secret imwe nayishutingiye mainly muri Istanbul muri Turkiya yindi nyishutingira muri Egypt Cairo ariko ni agace gato kari muri video akandi gace nako n'ubundi ni muri Istanbul aboro bita abantu byazi aboro bita Beşiktaş ndumva Istanbul warahabaye wigeze uhaba like happy no kwikaraga nyine muri izo boro uri guhiga tu biba bimeze gute gushutingira abroad like muri biriya bihugu nyine biba bimeze nka gute ni fresh kuri young generation zaho ariko ni wazi kuri old generation zaho kuko like ari muri gushutingira ushobora kujya kubona ukabona nk'umuntu araje wapi ibyo bintu muri gukora ni ibiki ntabwo babyemewe ariko like the young generation barabyumva street ahantu hose umuntu ugiye kubwira man like bisanzwe ukamubwira ko ndi gushutinga video wumva ahubwo okay wakoresha no place na ribi wakoresha iki biba ari byiza environment bari nziza abaza kureba video bita ni bwankanga aboro ndi kumwe n'ibipeti bibiri by'ubizungu ne na young generation ariko wumve ngo bari bafite gang bari nk'abantu nka 90 bro bari nk'abantu nka 90 like je kubona mbona baraje none barambwira ngo uruwaye ngo umunyamerika niko bambwira babonaga nasarishije imihanda y'ishutinga nyine vibe ibari nziza no kubona n'abantu baguha affection nk'iyo man birenze utanabikekaga bro biri byizanye byako kanya nyine biba birenzeho nyega ko experience ijya both ways ariko ni byiza kuko ibintu bigiye one way ntabwo menya ngo n'ibihindukira bizagenda gute for real kabisa ibintu bari neza man like for real so ushootinga gute wajyanayo na director wawe cyangwa n'undi mukoboyi wawe uba wari uriyo akagufasha gufata amavision bigenda gute director avaye wamukuye wo gushootingira staff okay hari umuji wabagayo yari umufotographe shout out to you Are Blando umuji we yigagayo nyine already ariko is back we n'umufotographe mu bintu bya kamera yabimenyereye ikintu twakoraga twageragayo tugakodesha igikoresho like for whole day wenda tukikaraga nyine dushutinga ngafata footage ngazibika and then tugasubiza ibikoresho none azagera mu Rwanda aziha aba editor bakazeditinga kala n'ibiki byose uploading pore kabigiye hanze nyine urumva dago nyine mba numva kujya hari aboro nkavayo nafite igikorwa nakoreyo noneho man biriya boro birabiri giving kandi urumva ni ikintu ubuzibuka abandi urumva nk'indirimbo nayisaza bro like izahoraho bro anytime izahora so I had to do that amateka man ikintu cyose kiri mu ishusho ni nk'ikintu kiri mu gitabo nshi amateka kabisa amateka bro so tugarutse kuri EP yawe aba guest artist washyizeho ni bande ku muntu wenda wari utarayumva ngajye wayisesengure fresh wenda yose ndisingo kabisa nakoze hari indirimbo enye zose ni imisingo kabisa ikora ko last mixtape yari abahanzi bagera kuri 5 so I had to do my own no wa muntu wavuga ngo Madagi twamwumvishe ari kumwe n'abandi bantu n'iki reka mukubita umuzingo ndirimbo enye atari we disturbed ari kumve Madagi pure nibyo nashaka kandi narabikoze ni indirimbo enye zitariho
wumve ko n'aba producer nigeze mbavanga ni producer umwe byose wabikoze recording mixing and mastering nanjye icyo nakoze akazi kanjye ni kwandika imirongo nkatama ikinure cyanjye kabisa umunandi urasohoka kwera for kabisa ikinure kiba cyagiye mani tracks enye na producer umwe muri house imwe cyama mwabanye kabisa aho ngaho muri buke cyama mwabanye tuba twahise wenda nko mu ngoma nkazigiye tumaze gukora tu for real izi nizo zigomba gusohoka so ukibona like ukuntu music industry ya hano mu Rwanda imeze right now nuko watangiye uko watangiye mu back in 5 years back siko watangiye like iyi career urabona hari iki ari evolution yabayeho wowe mu maso yawe man kuri point of view yawe ni ikihe kintu ubona cyahindutse urumva ikintu cya mbere kitari gihari ni abantu bakumva man like ntabwo nayo mfite abantu bashobora gusohora indirimbo ngo mbe mbizi ko iyo ndirimbo bari buyumve abo bantu zino saha barahari ikindi cya kabiri sinari nziranye n'abaproducer n'abahanzi n'abapromoter n'aba director w'ama video abo twaramenyanye for now ushobora gukorana ikindi wenda nekereza ko mu buryo faranga bwo nta kintu cyadanje kiba cyakaba ariko nizerera muri process iyo utahagaritse wabaye consistency the work will pay off genda bizi like byahindutse numvaga byari ibyo nyine ikindi wenda gishobora kuba cyahindutse ni uburyo umuntu yinjira mu muziki ibintu byari bimeze home muri family ari ibisazi nyine biri nk'ibisazi nko kuri 95% ariko mu macini Imana wenda ko bigeze nko kuri 65% aribwo busazi busigaye baba batarabyumva ntabwo babyumva bagira akavuga bati ubuhugu nyine bana yigondeye ibintu nakundi ya boro bavugaga nyine yewe nekereza ko nyine no kugira no kubyumva bahise babyumva like bahise babyumva 100% man wahita ugotwa ubugomba man ukijya nko muri game mu kintu kigahita gitwika wazigera umenya agaciro kawe wanagwa nabi kabisa yema mbona na byiza kuko nyine agahasa ni rap is a na rap nyine gihe tubona amatopics kabisa so ate no kuri side yawe nk'umuziki wose hano mu Rwanda fam kuva u Rwanda nyine ruba introduced kuri modern music iziboro turi gukora ni iki kugeza ubu ngubu tugezeho uyu munsi ubona bimeze gute man ubona turi kugenda tujya ni byiza nyine urabona audio buryo bwa audio amajwi yari improvinze urumva sound yabaye nziza buryo bw'amashusho ishusho ryabaye ryiza mugenda mu checking the video I just dropped last night bayita trying to get this back murebe iz'abandi baje bari ku droppinga murebe level ibintu biriho usubije nko mu myaka 5 ishize nyine reka tureke kuvuga igihe twabaye introduced wenda no kuri modern music urebe mu myaka 5 ishize urebye nka difference ibiri tubibona noneho abantu batangiye kutwumva uribuka back in days twirwaga twumva indirimbo z'abagande n'abatize na Kenya na Burundi barafashe ariko right now ahubwo nibo bari kumva izacu kumva ibintu biri gukura man ni byiza that's how I think ibintu bya growings wanda hano bitara growing ni kuri relationship iba hagati y'abo bantu noneho babigiramo uruhare ubona noneho icyo giterwa ni iki fam giterwa no gushaka kwikubira nyine ku impande zimwe ariko nabyo biba byiza kubera ko buriya man like the more ukora ibintu ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo ibuye ryagaragaye niriba rikisha isuka man like nekereza ko ibyo yarabyo kuba tubizi nyine twaba tunabya dressinga tubiganira nka gutya umuti uri hafi kuboneka kabisa kabisa ibyo ni neza kabisa kuko man like biri hard kubona umuntu ugitangira
wenda ni nabyo wenda biba binumvikana kuko umuntu gitangira nta muntu ukuzi naki na support umuji aba ari buhita guha byako kanya ariko ikintu kiri kizi kiba gihari nuko ushobora kugigira umuntu imyaka 5 yose bro urumva yaragukwamye kandi yabibona kukora bro nanagerageze rimwe ngagufa je nta n'umuntu ngenzi ko undi mideni ushobora kuba direct man there is nothing nyine zagufasha kazi nibisazi n'amana nakubonyemo wenda bikagenda gute ariko kumwihorera kumureka nta kintu na kimwe uri kumufasha uraho kugira mwihorere amubwira uramufasha cyangwa ukamubwira ngo ntago ngufasha akamenya ahagaze none se fem like hari ukuntu abayangins baba bakiri gukura cyane cyane ibyo bintu biba no muri hip hop man sinzi impamvu ko barapere ne bituniraho cyane ugasanga nyine uhasorinze on your own man urahasorinze urataginze none ibintu bitangiye gucamo w'abantu bose niki buri muntu wagukatiye atangiye gupuling up as a friend man reaction yawe yahita ibiyi kuri Madagi nagutwenga namutwengasha kuko reka bazakubwira nyine ni ibintu biba bisekeje gusaba umuntu wibye bro biri mu bantu b'imbwa ba mbere bahari gusaba buriya baravuga ngo imbwa za 3 zibaho ya mbere nisaba uwo yimye ya kabiri ni yima uwayihaye ya gatatu nidafasha nyine uwo ari we wese nyine ititaye ku cyari cyo cyose ndakeka nimba nibeshye imbwa z'urugutatu hari isaba uwo yimye hari iyimu wayifashije uwayihaye noneho hari nibareka bose kabanya kamwe kabisa kabiri yonyine ariko ya gatatu uriya ntago ibikomeye iyo nyine urumva ibiri bwo wabi ya gatatu buri unabaye bwa nyine wabi ya gatatu usafite uwaguhaye ugakatira uwaguhaye n'uwakwimye ukamugatira nawe ukabima bose bikagenda gutyo nyine uwo ni umumeshi niyo mbuga ubwo ni umugabo that's what's up bro that's what's up your body that is like for real hari indi boro imwe nshaka kunjuririra fam wabyemera se yes wala boro ya verse yawe na Bush nshaka kuyinjuririra ayigoske urusko na bigoske happy fam let's go the vibe is high gurakina n'umwana ufite nyine urwaye ibere kuva zamani byari nabi kizere ninjye kwihiringa buri munsi nagucika intege nyagasani ndagusaba impano y'ubwenge ngo ubutunzi mbawe n'iyi minsi mbayeho gemura nibaza n'iki kizabejo igiza n'ibibizaza n'ibihoraho uzaca muri byinshi bigusigira isomo kuba wowe biza kugeza ku ntsinzi ngo umurongo uziwukubera uburinzi kuri kapito ya brain ubu busizi ngo umuhanga utazi kwiga burya n'injiji amenya gusekera burya yanakuruma akanwa kagusoma burya kanakuvuma maboko aguhereza burya yanakuroha mutima wagukunda burya wanakuroha niga blessed mfite imigisha ndimo ndakora gutya that's what's up bro ku buzima naho wagira ngo iboro yose ruri kwitekerezaho this fucking time urayizitiye bro ko iri mu verse ngunda for sure iboro urumva nawe ugiye gukorana na Bush what ugomba kudelivaringa on punchline ari hard man ugomba gukorana nawe punchline ziri hard kabisa for real so dusoza umuhungu ubundi aba favorite artist bawe batanu USA from USA ni bande man you're gonna be surprised man ikananje mbe surprise I like surprise man I like surprise wallahi lago jalumva like mainly sijarumva USA music jinsazi nyine ya dance ariko when I get to hear them muhanzi wa mbere nemera mwita
Daxisera ni US ni Canada. Canada ariko se yasi ariko ni USA yarigendeye n'undi ashaka yibera USA. Yibera Canada ariko ngenda mwemera hari NF uriya mugome uji witwa McDonald's wibi tatu byinshi mu maso ndamushona. And then my man hello baby name babwita Alicia Keys, bro. Alicia Keys. 4. One of my favorite singers. One of my favorite like artists bari muri USA. Bro, ukivuga kuri Cowboy nari tattoos ziwe ari tattoos. Uvuga iki ku bantu bafite tattoos nyinshi? I'm good. You're good. Yeah, I'm good with them. Ku bantu bafite tattoo. Umuntu wikorera ikintu buri nta kibazo bari giye mugira. Kibazo ni gukorera abandi. Ku gufata amatatu kayuzuza mu maso ahantu hose ubyibona. Biri crazy. No, ako muri modern world man tumaze kubigira ibintu bisanzwe like. Biri crazy nyine. Biri crazy kuba biri crazy. Ariko se twebwe kera sibarasagaga abantu. So bafite imyotso like naguri kigasaga boro gizo. No sizo si mu maso. Fine, ziriya boro zari focus. Aba nuko abaculture kura. Yewe uzarebe abantu bo muri ubugu wakuge wakurasaga wabyemera. Ni wazi shubi. Ariko buri hano ngiye kugira ngo mvuge. Mbese uduzi purpose yo kurasaga barasaga kubera iki madagi? Ngiye kurasaga nzi. Ni igihe umuntu yabaga ngo yarwaye umutwe wa Dutch. Bakamujyana hano inyuma bro. Bakamurasanga ibyo biborogo byafashaga ngo niba ari gusohora ngo amaraso yanduye ngo hagasigaramo amaraso mazima. None se uko zije baskadi yurasaga bagiri imbere. Oya ari mirasaga yazaga hano. Oya uko boro zazaga hano ni imyotso ndakeka. Imyotso yo nono yari iki? Imyotso yari ngo yari ibiborogo byo kurinda abapeti. Ngo ni ibiborogo bibarinda nyine like very spiritual ukuntu. Nyine like those ancient niggas like why you tell you go. Yeah, one of the beliefs. Yeah, burike ubugiti imyotso bayikoraga iki bro? Let them know. Imyotso umuntu ufite imyotso babikoraga for what? Yeah, nyine imyotso gihe nicyo mbizi ngo yari imitsindo nyine yo kubarinda umwanzi yo kubarinda ibiki. Cyane n'ibindi n'amafamiye gasanga yabaga afite nk'ahantu bashyira imyotso kugira ngo anytime umwana nabura cyangwa abantu nibaburana nibazanahuza nyuma bazamenyane tuvuge wenda niba wenda barasanga nko kuri no rutugu tu angaro bashyira imyotso bazaye babizi ko iyo famiye yari yaturuka mu tuni sorry niba mubona bazamenye kare akomoka kabisa bro. Ntabwo bizi billboard ufuze ariko ari ukuri ari umafemo ariko nakubeshye ubaye ubizi muri Kanyarwanda wadaje ndagazikira bro. Dusoza that was Payza Petistani from Karini Code Empire in Zap Club as usual. Hip hop table man, ibintu byose biri kubera. If you love hip hop, this for the game, this for the culture. So umuhungu hano nta muntu ujya uncika rero atanaye mu verse imwe ishyushye iri hard cowboy yawe uzi wizera duhita turaping up nkubaza utuntu dutoya uturangira ahantu twagusanga nshe. So let's get it. Verse radical. Ikintu ushaka cyose kiri late kiri muri store y'umuhungu ariko kiri late. Let's go. Hano ku isi sinahizanye nicamo sinabigennye hasi no hejuru niko bimeze kubona amaronko biba bikomeye ibintu byose ubona muri rusange hano hose nge nacaka courage sinyanege ku musayi iyo mfite icyo nshaka burya gushaka amayisha bisaba umurava uri umukwanga kuza tuza usigara ibyapa Imana yaharuye amayira ishyira iherezo ku buzima urakina n'umuriro uragutwika twese bitangira turimo twiga hari abakomeza n'abasigara hari abagenda n'abandi bakaza buri wese agakurura ishyira gusa amaherezo twese nimumva urabyumva Rwana nibyo uzasigaho uyu munsi ushobora gukora bikanga gusa nibikubuze n'ubutaha guhanyanyaza ngo ubone icyo ushaka
Bow. That's what's up, man. Your boro iri Yes, out. sir. Cyanganaga Happy ragiri out freestyle. kabisa ragiri out. Bro, ni boro ikiri muri store. Ni boy muri No store. kuvuga ngo abantu bari muri Zap Club abahungu nibo bantu bumvisha stuff bwa mbere man. Yeah, for sure. Yeah, that's what's up. Huh? Izasohoka bita Essence Up. This is Zappa. Yeah. Of course it's Zappa, fam. Niko mba nisubiza wagira ngo urayizi. Yeah. Niko mpita nisubiza mba nibaza ngo Essence This Up is gatagira ngo man. Zappa. That's what's Yeah, up. for sure. So, umuhungu umuntu wagushaka umuntu ukubonye hano bwa mbere ko of course hari abantu bari bukubone hano kuri Zap Club aribwo bwa mbere bakubonye akaba interested agashaka kukumenya me like for real umuntu wagusanga platforms zawukoresha iriye zina duhere ku social media right Platforms zanjye zose nkoresha izina rimwe ni Ayamadagi. Ayamadagi bandika I na A na Ma na Ma na A na Da na A na Ga na Ga na Ya. For sure. Ku bantu bumva ikinyaru noneho ni IAM MADAGY. For real. Ku bantu bumva ngo uruzungu. Kuri platform zose niko nitwa kuri IG kuri TikTok kuri Facebook kuri Twitter hose kabisa n'iryo zina no kuri streaming platforms zose like naho umuntu ushaka no kumvugisha yajya kuri IG akandikamo iryo zina cyangwa akandikira IG ya Intrusic yewe baraza kwisanga muri bio yanjye yagiye yahita yibona like byaba ari neza urabasubiza abantu cyangwa ni kwa konti yanjye ndabasubiza bro ese imbiriti kejo bizaba yatakaye n'ubundi bizaba ari wazi cyane nacomotse urabasubiza noneho cyane uri urafasha umwanya wawe akakwandikira kereka bibaye bya buri munsi akubwira ubusatu so unumvisha mufite show ari show murimo murakora like gutegura show hano biba bimeze gute ufite abandi bantu bagufasha muri management cyangwa ubikora uwo like spread the truth man njye nta abandi bantu bamfasha uretse team yanjye dukorana nyine ariyo Intrusic ni team y'abaji banjye like nibo dukurikirana ibyo boro twicaye dupanze iyo project bizagenda gute tuzashaka amabaye banzi tuzabigenza gute bizabera like ni ibyo nyine ni team nta abandi bantu baba bibiri behind kabisa hamwe n'Imana Imana yo ni nyambere for real. Yeah, for so sure. That was what's up man muhungu Madagi yarari hano muri Zap Club. That was Payza Petista ni from Karini Court Empire. Nibukunda hip hop, nibukunda shit zimeze gutya, it's all about hip hop, it's all about love of the game, it's all about courage man. Nibukunda game ngigi, nibukunda stuff zimeze gutya n'ahandi wazisanga uretse hano muri Zap Club. So umuhungu yatu blessings uyu munsi, thank you for pulling up man. Nimba umubonye bwa mbere ushobora kujumpinga kuri izo platforms zose yakubwiye ukamwandikira no mukobo uricira ibyatari azagusubiza who knows mushobora no kujya kuri something big. So thank you so much for pulling up man. Mbere yo gusoza like babwire bajye go streaming nyine iriya EP igihe nk'iki the new shit it's a massive one like babikore kandi twadropinze nyine amashusho like last night bajye kuyareba kuri YouTube channel yanjye ni Ayamadagi n'ubundi nk'ibisanzwe bless up kabisa kandi it was a great pleasure to be with you here man.